je gutangariza ko ufite ubuzima nyabuzima ni Kristo. Amafaranga ni meza nubwo tuyashaka, ariko ntatanga ibyishimo nyabyishimo. Kuba mu nzu nziza ni byiza, twese turanabiharanira, ariko ntibyaguhoza amarira. Kugira mu butunzi buhambaye ni byiza, ariko ubifite utari muri Kristo n'ubundi bufite ikibazo. Niyo mpamvu Kristo aravuze ngo mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Imana ishimwe kuko uguma muri nge. Kristo arebye abigishwa aravuga ati nkurikije umuraba uri mu isi n'ibyo muzahura nabyo n'amakuba muzahura nayo, mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Kuko nyuma ya Kristo, nyuma muri ubu buzima, Kristo niwe buzima. Utari muri Kristo wese aba afite ikibazo, kuko kuguma muri Kristo niho hari amahoro yonyine yuzuye. Niyo waba ugarukiraho uze muri Kristo, kuko Kristo amahoro atanga arasendereye nk'uruzi. Kristo amahoro atanga ari hejuru y'ayo amafaranga atanga. Kristo amahoro atanga ari hejuru y'ayo umugore atanga cyangwa umugabo. Kristo amahoro atanga ari hejuru y'ubutunzi. Kristo amahoro atanga ari hejuru y'ibyo waruzi ko bikunezeza byose, kuko ibyo biri inzu nziza kucurarurira. Tuzi ko ufite amafaranga kuca kubujije kunezerwa. Tubizi neza se ko ugenda mu modoka nziza kuki uyiparika ku ruhande ukabanza ukarira. Kuki se uyigendamo ukumva utafite umunezero, kuko amahoro yuzuye ari muri Kristo. Nimuguma muri nge mwinova mu byaha mwene data, garukira Imana. Ndakurarikiye kugarukira Imana. Muraho cyane bene data akunzi b'umusaraba. Tugarutse kuri kamera za Imana TV, tubanje kubasuhuza mwebwe mwese mudukunda, mutwereka ko mudukurikira. Imana igibaho umugisha. Nkuko bisanzwe ni evangelisteri tugarutse kubaganiriza ijambo ry'Imana. Dushimiye abantu bose abari hanze y'igihugu, cyacu, abanyarwanda, abantu bose bajya batwereka ko badukurikiye. Tubasabiye umugisha utagabanyije. Imana ibaha umugisha mu byabo, igwize umunezero mu miryango yabo. Umuntu wese ujya ufata umwanya agakurikira ibiganiro binyura kuri iyi kamera cyangwa se kuri iyi channel ya Imana TV, Imana imuha umugisha. N'ukuri utagabanyije tubasabiye umugisha. Tugiye kuganira ku ijambo rero, twahaye umutwe uvuga ngo aha nta bundi buhungiro uretse Kristo. Umutwe uvuga ngo nta bundi buhungiro uretse Kristo. Mbere yuko turisoma reka dusenge. Turagushimiye, uri Imana nkuru, ufite imbaraga, ubutware n'ubushobozi. Tugiye kuvuga ijambo ryawe, ureke rizagira umumaro mu mitima y'abantu bose bazaryumva. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dufate Bibiliya dusome ijambo dusanga hano muri Yohana ibice ni 15 n'umurongo wa 4. Turasimbuka dusome umurongo wa 7 n'uw8. Hari ijambo rivuze ngo mugume muri nge nanjye ngume muri mwe, nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge. Dusome 7. Aravuze ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, munsabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Amen. Somye ijambo dusanga muri kitabo cya Yohana, yavuze ngo mugume muri nge amagambo yanjye agume muri mwe. Impamvu Kristo yavuze iri jambo yo kuguma muri Kristo, abantu bishingikirije ibintu bidafite umumaro, ariko ufite ubuzima nyabuzima ni Kristo. Je gutangariza ko ufite ubuzima nyabuzima ni Kristo.
amafaranga ni meza nubwo tuyashaka ariko ntatanga ibyishimo nyabyishimo. Kuba mu nzu nziza ni byiza twese turanabiharanira ariko ntibyaguhoza amarira. Kugira mu butunzi buhambaye ni byiza ariko ubifite utari muri Kristo n'ubundi ubufite ikibazo. Niyo mpamvu Kristo yaravuze ngo mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Imana ishimwe kuko uguma muri nge. Imana ishimwe. Reka turebe ubundi kuki Kristo yivugiye aya magambo ngo mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Mwisi turimo nta mahoro yuzuye twahabona. Iyi si tugendamo nta mahoro yuzuye twahabona. Keretse muri Yesu niho honyine harimo amahoro. Umuntu uri muri Kristo rero atandukanye n'uri ahandi hantu, kuko niyo ahuye n'ikimuhungabanya yibuka ko atari urwana ari Kristo agatuza. Niyo ahuye n'amakuba akamutsikamira yibuka ko atari we ahubwo ari Kristo uri muri we. Akibuka ko atari we wirwanirira ahubwo Kristo ari we murwanyi kandi ari we munesha. Imana ishimwe. Noneho Kristo arebye abigishwa arabwira ati nkurikije umuraba uri mwisi n'ibyo muzahura nabyo n'amakuba muzahura nayo mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Kuko nyuma ya Kristo, nyuma muri ubu buzima, Kristo niwe buzima. Utari muri Kristo wese aba afite ikibazo, kuko kuguma muri Kristo niho hari amahoro yonyine yuzuye. Kristo arabatangaza aravuga ngo ngewe ndebye ahisi meze, ndebye ukuntu shitani amanukanye uburakari, mbonye ukuntu shitani abagenza, mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Niho muzirinda niho muzabonera ubuzima, niho muzarindirwa ubukana bwa shitani, niho muzarindirwa ubugome bw'isi, niho muzarindirwa amakuba ari mwisi nimuguma muri nge. Kuko umuntu uri mu Kristo ntibivuze ko atageragezwa, ntibivuze ko atahura n'amakuba, ariko Kristo niwe umwambutsa ayo makuba. Imana ishimwe. Umuntu uri muri Kristo ntibivuze ko atahura n'intambara, ariko Kristo niwe ukwambutsa intambara. Kuko iyo utari muri Kristo wicira inzira, kandi kenshi inzira wiciriye zikujyana mu rupfu, ariko Kristo niwe bugingo. Kristo rero aravuga ngo umva abigishwa banjye mugume muri nge nanjye ngume muri mwe, kuko nta muntu ubasha kuva muri nge ujye ubona amahoro yuzuye. Muri nge ari ngo kuko nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa data niho honyine hasendereye amahoro. Reka mwene data ngutangarize ko kwa data niho hasendereye amahoro. Wewe wabaswe n'ubusambanyi, vayo kwa data niho hasendereye amahoro. Wewe wabaswe n'ubusinzi, vayo kuko kwa data niho hasendereye amahoro. Wewe wabaswe n'ibiyobyabwenge, vayo kuko kwa data niho hasendereye amahoro. Wewe wabaswe n'ishyari, vayo kwa data niho hasendereye amahoro. Wewe wabaswe n'ubugambanyi, va muri ibyo byaha kwa Kristo, kwa data niho, muri Kristo niho honyine hari amahoro. Wewe wabaswe n'ibyaha runaka, nta wundi wagukiza ibyaha. Kristo niwe ukiza ibyaha, Kristo niwe mahoro, Kristo niwe mbaraga, Kristo niwe bubasha. Imana ishimwe. Nuko Kristo aravuga ngo umva bigishwa banjye mugume muri nge nanjye ngume muri mwe, nkuko ishami ritabasha kwera imbuto ritari muri nge. Isi turimo ntiwakiranuka utari kuri Kristo. Turi no guhura n'intambara none uko isi igenda iminsi igenda ishira niko n'amakuba agenda akara, ubuzima bukomera, inzariza, ibyago, ibyorezo. Noneho Kristo aravuga ngo kuko nta wabasha kwera imbuto atari kuri nge, ngo kuko iryo shami ntiwakera imbuto, ntiwabasha kuba muri iyi situation y'isi tugezemo ngo uri umukiranutsi cyangwa ukiranuka utari muri Kristo. Rero Kristo aragukangurira, Kristo arankangurira kuba muri Kristo, kuko isi yo ni isi nyine. Wibuka ko shitani Yesu umunsi yamushugunye mwisi yaravuze ngo wasiugushije cyane, kuko shitani akumanukiye afite umujinya n'uburakari bwinshi. Noneho rero uwo mujinya shitani yamanukanye, nutaba muri Kristo uzisanga nawe muri abantu bari kwica ababyeyi. Nutaba muri Kristo uzisanga muri abantu baba kabarore. Nutaba muri Kristo uzisanga muri bya biyobyabwenge by'urumogi n'ibindi bitandukanye. Nutaba muri Kristo uzisanga muri ba bantu bakora ibyaha
ku buryo ndetse by'indengakamere, ariko va muri icyo kigare, va muri ubwo buyobe usange Kristo, kuko niwe banze ryo kwizerwa. Va muri ibyo byaha, ndaguhamagarira kuva mu byaha, kuko Kristo niwe utanga amahoro asendereye, kandi amahoro Kristo atanga nta mubabaro yongeraho, kuko Kristo amahoro atanga ari hejuru y'amafaranga. Amahoro Kristo atanga ari hejuru y'ubutunzi. None se ntufite imodoka se, urayifite birazwi, ariko n'igikubura ituma ikubuza kurarurira. Ntufite etaje ubamo cyangwa kadasterisi, urabizi neza, ariko n'igikubuza kurarurira. Ntufite se urugo, ariko neza urabizi neza, ntirujya rukubuza kurira, ntirukubuza umubabaro, kuko Kristo niwe mahoro. Kristo aravuga ngo nimuguma muri njye, Imana ishimwe, amagambo yanjye akaguma muri mwe, munsabe icyo mushaka muzagihabwa. Bivuze iki? Bivuze ngo ibyo washatse, amahoro waburiye ku mafaranga, amahoro waburiye ku mazu meza, amahoro waburiye mu byo washakishije, nta handi wayakura ni muri Kristo. Amahoro waburiye mu bikunezeza, wanyweye ibintu bitandukanye, wariye ibintu bitandukanye, ntiwabona amahoro wifuzaga, ariko nkurangiye hari amahoro ni muri Kristo. Vayo ngwinuze muri Kristo, siga ibyakubase, siga ibimaze igihe bigwetamishije, siga ibimaze igihe bikubuza amahoro, siga. Birashoboka ko wibaza ngo amahoro nayakura he? Mwene data, ngwino muri Kristo, kuko muri Kristo niho honyine hari amahoro. Nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwe. Ubundi uyu munsi amagambo wumva nayahe? Nayo urucantege, nayo kukubeshya, nayo kukwereka amahoro ahatari, nayo kukwereka ibikunezeza kandi bidahari. Amagambo wumva nayahe? Wumva amagambo y'Imana, wumva amagambo y'ijambo ry'Imana, wumva amagambo y'ihumure ry'Imana, wumva amagambo. Ubundi amagambo Kristo aravuga ngo nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, munsabe icyo mushaka muzagira. Birashoboka ko wari ufite ubutunzi buragenda, birashoboka ko wari ufite amahoro uyu munsi ukaba utayafite. Niwirebe nanjye nindebe, nta ruhare rwawe rwabonetsemo ukajya mu byaha, nta masezerano Imana yaraguhaye yamara kugutabara ukayitera umugongo, uyu munsi ukaba ariyo mpamvu uri kubura amahoro. Ese niba atari ibyo, niyo waba garukiraho uze muri Kristo, kuko Kristo amahoro atanga arasendereye nk'uruzi. Kristo amahoro atanga ari hejuru y'ayo amafaranga atanga. Kristo amahoro atanga ari hejuru y'ayo umugore atanga cyangwa umugabo. Kristo amahoro atanga ari hejuru y'ubutunzi. Kristo amahoro atanga ari hejuru y'ibyo wari uzi ko bikunezeza byose, kuko ibyo birimo n'urupfu. Ntuzi ko ufite inzu nziza se, kuki urarurira se? Ntuzi ko ufite amafaranga se, kuki akubujije kunezerwa se? Tubizi neza se ko ugenda mu modoka nziza, kuki uyiparika ku ruhande ukabanza ukarira? Kuki se uyigendamo ukumva utafite umunezero? Kuko amahoro yuzuye ari muri Kristo. Nimuguma muri nge, mwinova mu byaha mwene data, garukira Imana. Ndakurarikiye kugarukira Imana, ndakugararikira kugarukira Kristo, kuko Kristo niwe banze ryo kwizerwa. Ni rwo rufatiro rwuzuye. Umuntu wumva aya magambo akayakomeza azamera nk'umuntu wubatse inzu ye ku rutare, ngo iyo ngo umuvuraza ugatemba wakikubita kuri iyo nzu yigwe. Rero nawe mwino wubake muri Kristo, mwino wigumire muri Kristo. Kristo arakubwiye ngo, aravuze ngo nimuguma muri njye. Aya ni amagambo Kristo ubwe yivugiye, amagambo yanjye akaguma muri mwe. Amagambo uri kumva nayo urucantege, amagambo uri kumva nayo kujyana mu byaha, amagambo reka mukubwiza ukuri. Tureba ko bavuga ngo iby'Imana ngo abantu barabitubuye ngo birimo ubwesikoro, ariko amahoro ari muri Kristo nta handi hantu wayasanga. Ubuzima buri muri Kristo nta handi hantu wabusanga. Nyine abantu bazakomeza biyoberanye, biragaragara hari pe, ariko hari n'abantu bazima bakivuga Imana. Amahoro nyamahoro ari muri Kristo. Ndakurarikira gukizwa, ndakurarikira kuva mu byaha, ndakurarikira guhunga, kubera ko kandi nawe waje muri Kristo. Witandukanye n'igisa n'ikibi, witandukanye n'usanga aho wakirijwe bishop cyangwa apotere cyangwa umushumba cyangwa pasiteri cyangwa se muri dini ryose ziragenda ndisobanura, ugasanga adakijijwe. Ntukabe nkawe, kuko hari abantu buriye inkike
bakagaragara ko ari abakirisitu kandi baruriye inkike batanyuze ku irembo rizasukirwaho, baciye baseseye, batahamagawe. Hari abantu batahamagawe, ahubwo wowe wubahisha Imana. Nunamuhura n'uwo muntu ntugakomereke wumve nk'abantu bose baraguye cyangwa abantu bose bavuga Imana n'abateka mutwe. No, wowe ba mu Mana neza, Imana izakugirira neza. Weba mu Mana neza, Imana izagutabara. Weba mu Mana neza, Imana izakurengera. Birashoboka ko uyu munsi ubuza amahoro bitewe n'umuryango wawe, n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe, cyangwa bitewe n'ubuzima, bitewe n'imibereho, bitewe na business yawe yahombye, bitewe n'ibyo wakoraga bitakigenda, bitewe n'uko waguye, bitewe n'uko shitani yaje akagukandagiraho, agakandagira n'ibyawe. Ariko garukiraho muri Kristo honyine niho hari amahoro. Nimuze tugume muri Kristo kuko amahoro yuzuye ari muri Kristo. Hano jambo nasomye rivuga ngo nimuza hondi. Riravuga ngo kandi hari irindi jambo nasomye rivuga ngo nubwo data na mama bandeka Kristo wazantarura. Bishatse kuvuga ngo birashoboka ko ubona nta byiringiro, ariko mwinuze muri Kristo azaguha ibyiringiro. Birashoboka kubona nta mahoro ufite, warabuza amahoro, ariko vayo muri Kristo hari amahoro. Birashoboka kubona nta munezero ufite, ariko vayo muri Kristo hari umunezero. Birashoboka ko ufite amarira n'agahinda, ariko vayo muri Kristo hari ugukira amarira n'agahinda. Birashoboka ko ufite umubabaro mwinshi ugusaza umutima, ariko Kristo ajya yururutsa umubabaro w'umuntu wari we wose. Birashoboka ko ufite amaganya, ariko Kristo amara amaganya. Birashoboka kubona ibyawe utamenya amaherezo yabyo, ariko Kristo afite urufunguzo rw'ibizaba ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Bifurije umugisha w'Imana kandi bakangurira kuza muri Kristo honyine, kuko niho honyine hari amahoro yuzuye. Kuko washatse amahoro urabizi, ariko ntiwayabonye. Ahantu ari ni muri Kristo. Kristo ni umara inzara n'inyota y'ibyaha. Kristo wenyine ni umara umubabaro. Kristo wenyine ni utanga ibyishimo utakura ku wundi muntu wari we wese. Kristo wenyine ni umara intimba n'umubabaro. Mwino muri Kristo. Nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe. Kugira ngo Kristo ababwire ibi, nuko yarazi ko ari abantu baza batari muri Kristo. Noneho amagambo ya Kristo yu yafite, yo shitana akweretse ko upfuye, umwereka ko hashize Imana yakurengeye. Iyo abantu baje bakubwira amagambo y'amateshwa, ubereka ko Kristo ari we ufite ijambo ry'ubugingo. Iyo abantu bakubwiye ngo kugira ngo tukukorere ibi urabanza uduhibi, ubereka ko Kristo ari we wimira abama kanimika abandi. Ubereka ko Kristo ari we uhindura amateka. Rero ntuterwe ubwoba na situation yari yo yose, mwinube muri Kristo, ibindi Imana irabishoboye. Izakugarurira urugo rwawe, amahoro yabuzemo Kristo arashoboye kuyagarura. Akazi kawe wahombye Kristo ashoboye kugusubiza. Amashuri yawe wacikije Kristo ashoboye kuyishyura kwishyurira. Ubuzima bwawe ubona ari ubwo gupfunikiranya, Kristo ashoboye kuguhindura. Inzara ubona itinzi wawe, Kristo ashobora kuyirukana. Ubuzima bw'umubabaro ubona bukumazeho igihe, Kristo ashobora kumara uwo mubabaro. Ubuzima bwo butagenda, Kristo atanga ubuzima. Amahoro wabuze muri Kristo arimo. Ubukode bukumazeho igihe, Kristo ajya yubaka. Imibabaro umazeho igihe rero yose, Kristo ashobora kuyihindura. Icyo ngusabye no kuguma muri Kristo, kuko muri Kristo niho hari amahoro yuzuye. Imana ishimwe, kandi ndabashimiye kubwo gukurikiranira ijambo ry'Imana. Reka rigira umumaro mu mitima yanyu, kandi rwose mbakangurira kutiheba, kuko Kristo niwe buzima, niwe bugingo, niwe rufatiro ruzima. Kandi muri Kristo niho hari ibyishimo birutiya ibindi byose wahuye nabyo. Muri Kristo niho hari umunezero rutundi wose waba warahuye nawo. Turebe ku byaha byawe uko bingana, nta cyaha Kristo atababarira. Turebe imibabaro yawe uko ari imaze igihe, Kristo abasha kuyikukura uko yabingana kose. Turebe intimba zose, Kristo abasha kubikuraho, kuko Kristo niwe rufatiro rw'ubuzima bwacu. Imana ibahe umugisha. Reka dushime Imana. Mujye mwibuka gukora subscribe na like na share na comment ku kiganiro cyako mu ijambo ry'Imana tuba tubagezaho kuri Shaka Imana TV. Imana ibahe umugisha. Reka dushime Imana. Turagushimiye Uwiteka, niwe mahoro yacu, niwe mbaraga, niwe buzima, kandi niwe byiringiro. Ijambo twe tuba tuvuze nta mumaro
twebwe twashobora kurihereza cyangwa nta mbaraga twashobora kurihereza kuko niwe nyiri ijambo. Reka iri jambo rero we urigeze mu bantu rikiza ibyaha, ryirukane intege nke zari mu bantu, ribyutsa abaguye. Iri jambo ryirukana imibabaro mu mitima y'abantu, iri jambo rivana abantu mu byaha ribashyira mu buzima, kandi abari bafite umubabaro ribamara umubabaro, abari bishwe n'agahinda ijambo rya ribamara agahinda. Kandi kuko iri jambo ari iryawe, ritanga ibyishimo ku batari bafite ibyishimo, ritanga amahoro ku bari babuze amahoro. Ijambo ryawe rireme Mana yacu ibyishimo, ritanga kuba abana kubabuza abana, ritanga akazi ku badafite akazi, ritanga amahoro ku badafite amahoro, ritanga ibyishimo ku bari babuze ibyishimo, abari bashomerera ribahereze imibereho, abatari bafite icyo gukora ribaha icyo gukora, ni mu izina rya Yesu. Amen, amen. Shalom, shalom. Imana ibahe umugisha.